mu ijuru nta kindi tuzakora uretse guhimbaza Imana. Muri kano kanya rero mureke tuganire ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya zacu tuze kurambura turebe ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana 15 umurongo wa 5 gusa. Niho ndibabwira hanyuma basobanureho gato kugira tuganire ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto, niwo wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Amen. Yesu Kristo ngo niwe muzabibu natwe tukaba imbuto. Kandi imbuto kugira ngo Yesu Kristo yaravuze ngo nige muzabibu ukuri ngo namwe mukaba amashami. No kuvuga ngo Yesu Kristo niwe wenyine, niwe giti twebwe, naho twebwe turi amashami. Umukristo buri gihe aba yegamiye kuri Yesu Kristo. Yesu mu gihe ari igiti, no kuvuga ngo igiti kiranzwe n'amashami n'imbuto. Ariko Yesu Kristo yavuze ngo nige muzabibu, ni jewe giti, uzanyomeka ishami byiwe azabasha kwera imbuto. Sema amen. No kuvuga ngo umuntu wese washoye imbaraga kuri Yesu Kristo gusa gatoya azabasha kwegera imbaraga z'Imana, kuko afitanye ubusabane hamwe na Yesu Kristo. Iyo umuntu yikuye kuri Yesu Kristo ni igishamye ritari kuri we. Amen. Mureke inshuti z'Imana fishazi n'abandi bose badukurikiye, igihe kirageze mu Rwanda ngo tuba amashami, Yesu Kristo atubera umuzabibu. Kuko iyo Yesu Kristo yamaze gusa kuba igiti natwe tukaba amashami, no kugira ngo tumwegere kugira tubashe kwera imbuto. Vuga ngo amen. Ukuvuga ngo nabwiye hari ibiranga akamaro k'amashami. Kuko nabwiye ko Yesu Kristo ubwo ari we muzabibu, ari we giti, ariko twebwe nk'abakristo ndi twebwe amashami. No kuvuga ngo hari akamaro k'amashami. Abantu begereye kuri Kristo Yesu nibo mababi, nibo amashami, kuko babasha kwera imbuto. Umva akamaro k'amashami. Iyo amashami ari ku giti abasha kugira ubuzima. No kuvuga ngo iyo ishami ritari ku giti ntago riba kitwa ishami, ahubwo ribasha kuba inkwi cyangwa inkoni bitewe n'agaciro umuntu yari haye, kuko nta buzima rigifite hehe ku muzabibu. Mu gihe Yesu Kristo ari we muzabibu, ari we giti, twebwe abantu tukabasha kuba ikiyeme, tukabasha kuba imbuto, tukabasha kuba n'amashami. Akabaro ka kabiri kaza karanga umukristo wegamiye kuri Yesu, ariko kamaro k'amashami. Amashami yeraho imbuto. No kuvuga ngo iyo tutari kuri Yesu Kristo ntago twaba abakristo babasha kwera imbuto, kuko twatandukanye na Yesu Kristo. Icyo gihe tuba tubaye inkwi bakadusenya bakaducana, ariko uje wese ajya abasha kutwambura agaciro, kuko nta buzima tuba tugifite. Iyo duhunze Yesu Kristo gatoya tuba dutakaje ubuzima. Akandi kamaro, vuga ngo amen, akamaro k'amashami. Akamaro k'amashami kaduhereza kuba amababi, hanyuma amababi nayo akaza kwegera akaduha imbuto. Ya mababi yamara guhunguka hasi akaza kongera akabifumbire kuri Yesu Kristo. Iyo dukoze imirimo myiza turongera tukagaruka kuri Yesu Kristo, tukabasha gushima amashimwe. Ari amashami yamanutse akajya hasi, azaza kongera akabifumbire yo kuri cya giti cy'umuzabibu twavuze. Bisobanuye iki mu mwuka? Nigiye muri twebwe imirimo n'imbuto twese twabashe kuzereka abandi batari bamenya Yesu Kristo, twabamusangisha, Imana ikakira amashimwe. Ayo niyo amababi yavuye hehe? Ku giti. Amen. No kuvuga ngo akandi kamaro k'amashami, no kuvuga ngo keraho amababi. No kuvuga ngo ishami rikuyeho nta kibabi wabona, wabasha kubona gusa igiti. Amen. Noneho gatoya ingaruka zo kuva ku mashami, arizo ngaruka zo kuva kuri Yesu Kristo. Kuva kuri Yesu Kristo nabigiranyije n'igiti, turavuga ngo twebwe Yesu Kristo ni utubera igiti, hanyuma twebwe tukaba amashami. No kuvuga ngo iyo ubashije kuva ku ishami ubashije kuba utandukanye na Yesu Kristo, kuko nta connection ijyari, kubera ko abashe gutandukana na Yesu Kristo. Vuga ngo amen. Icya kabiri, nta gaciro ubu gifite watandukanye na Yesu Kristo, kuko ntago ugifashe kuri Yesu Kristo. Icya gatatu, ubonetse wese akwita izina ashaka, kuko utagifashe kuri Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka 17 umurongo wa mbere, nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko uzazana ibisitaza azabonesha. Hano mu isi turimo ntago yera, tuzahura n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko muheke duhumura uzabizana n'ufite
akaga gakomeye cyane. Naje mbategurira ibintu bisa birangura umukristo muri no rugendo ari by'icenda hanyuma soze. Ariko mbere ko bivuga ko mabwira rino jambo rikomeye, gusenga ni ubuzima. Ubuzima ni ugusenga. Iyo ubuze gusenga ububuze ubuzima. Iyo ubuze ubuzima ububuze gusenga. Amen. Mureke twere imbuto muri twebwe kugira ngo Yesu Kristo aganze muri twebwe. Turabisanga ibintu 9 biranga imbuto nziza. N'Abagalatiya 5:22. Imbuto ya mbere Bibiliya itwerekana urukundo. Iyo tudafite urukundo nta kintu twabasha gukora, kuko ibyo dukora bidafite urukundo biba impfabusa. Kugira ngo umuntu akwereke ko agukunda atanga ikiguzi kugira akwereke ko agukunda. Imbuto ya kabiri ni ibyishimo. Imbuto ya gatatu ni amahoro. Imbuto ya kane no kwihangana. Imbuto ya gatanu no kugira neza. Imbuto ya gatandatu ni ingeso nziza. Imbuto ya karindwi no gukiranuka. Imbuto ya munani no gukiranirwa. Imbuto ya 9 no kwirinda. Amen. Reka vuge kuri ya 9 ubone soza. Ubu butinganyi mubona bwaje na kera hose. Isi turimo turasubiramo ibyarangiye gusa. Kuko Sodoma ni Gomora nico gihe baje ngo kugira bafate abana bagendaga basambanya abantu. Nico gihe ubusambanye bw'abatinganyi bwabashije kuza. Hanyuma abantu tugenda twigana byose mubona mwisi nta ritime bikigira, nta vitamine bikigira, ni isubiramo. Mureke duhame ku bukristo bwacu. Nta kandi gaciro ko mu Kristo no kubikira umusore. Mureke turinde ubusore bwacu nk'abakristo. Yesu Kristo azatwambika imbaraga. Reka nkubwire nutakaza ubusore bwawe ukengana gutyo, umenye ko uzaba winjije karande mu buzima bwawe n'abazagukomokaho. Igihe kirageze ngo twegere Imana ibane natwe. Inshuti z'Imana, nta gaciro kenshi gakomeye karuta n'amafaranga, kuko abenshi barize biga mu bigo bikomeye, ariko ubu ngubu isi yarabananiye. Ariko mureke tugire gusenga, mureke tugire kwera imbuto. Yesu Kristo ari kumwe natwe. Mureke Yesu Kristo kuko avuze ngo niwe mashami, ngo niwe muzabibu, ngo natwe tukaba amashami kandi tukabasha kwera imbuto. Mureke dukura kirikare. Iby'isi nta hantu byatugeze, bituma gusa bitujyana mu irari tukibagirwa iby'Imana. Ariko mureke dusenge nk'abakristo kugira twakire imbaraga n'amavuta. Nta kindi twakuretse gushima Imana. Mwijuru nta kindi gitaramo kizabaho, sugusurana oya, sukwibwirana amazina ngo arakomeye oya. Mwijuru azabaho kuramya no guhimbaza. Nimba uri umusore ukaba utabikora mwisi, mwijuru ajyanwa inike, utazagarukira ku muryango. Ijambo ry'Imana ni amahame. N'uburi umukristo udafite amahame, menya ko wasigaye. Amen. Tugiye gusenga Imana kugira ngo tubashe kwera imbuto muri twebwe, kugira ngo ijambo ry'Imana riganze muri twebwe. Nta kintu mu buzima kijya kibasha gutuma tubasha kwegera Yesu Kristo no gupfukama tugaca bugufi tukavuga ngo daturera. Inshuti z'Imana, nico gihe ngo tubashe kwera imbuto, nico gihe ngo tugendagende Imana ibane natwe. Isi turimo amahirwe menshi uzayabona, ariko n'ubutari kuri Yesu Kristo bizaza byako kanya bibashe gusubirayo. Fata umwanzuro, fata icyemezo, usange Yesu Kristo. Isi turimo iraharanirwa kandi n'iby'agaciro gakomeye. Abantu barimo barabetinga ku buzima bwabo, nzakora iki nzabiki, ariko bakibagiwe gushira Imana imbere. Mureke dushira Imana imbere muri byose. Imana izabana natwe. Tujya tubyina tubyinire ku ntego. Reka nkubwire, nimba ufite isezerano ogera amasengesho, niba ari cyavuganye n'Imana ja ku mavu baje gusenga kugira Imana isoza amasezerano yawe. Papa curangaho naje ntambireho Imana gato, hanyuma dusenge dusoze. Ijambo ryawe data rigaze kuri twebwe. Wera turirimbane twese ako karirimbo gatoya dusenge. Wera uruwera we, wera we uruwera, wera uruwera we, wera wera uruwera, wera uruwera, wera wera uruwera, wera 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 wera, tubivuge ayu wera, tubivuge
Yesu we uwo uhindura amateka uyu ni umugoroba udasanzwe ni umugoroba natwe udufunguriye imiryango ufunguye amarembo natwe Kristo we Nizara